Ndabasuhuje mwese mukomeje gukurikirana ibiganiro bya Roy TV Rwanda. Uyu ni umwanya mukunda muri benshi cyane, aho tubagezaho ubusobanuro bw'izina muba mwadusabye. Kuri uyu munsi tukaba twabateguriye ubusobanuro bw'izina Adeline cyangwa se Adeline bitewe n'aho wigiye. Nkomeza mbibutsa gukora subscribe cyangwa se s'abonner mu rurimi rw'igifaransa kugira ngo mujye mubasha kubona ibiganiro byacu buri munsi. Reka twikomereze n'izina ryacu ry'uyu munsi, aho tugiye gusobanura izina Adeline. Izina Adeline ni izina rikomoka mu rurimi rw'Ikidage ku ijambo Etat, rikaba risobanura umuntu wiyubashye ukomoka mu muryango wa cyami ugwa neza. Ikindi nakubwira ku izina Adeline ni uko ugomba kumenya yuko kuri izina Adeline ariho haturutse izina Adele. Ushobora kuba wibaza ese ni ibiki biranga abantu bitwa aya mazina cyangwa se abantu bitwa ba Adeline. Mu bushakashatsi bwakozwe aba Adeline burya ngo uzasanga akenshi ari abakobwa b'uburanga, bafite igikundiro b'imisatsi myiza, kandi burya ngo usanga aba Adeline mu bintu byo kwamamaza bakurura abakiriya cyane. Ikindi ushobora kumenya kuri uyu mukobwa Adeline ni uko ari umwe mu bantu uhora mu b'imbere cyane, igihe cyose ari kumwe n'inshuti ze cyangwa se igihe umubonye akenshi ari mu gikundi cy'abantu benshi. Uyu mukobwa burya ngo aba ayoboye cyangwa se yumva yahora ari umuyobozi w'abantu bari kumwe cyangwa igikundi bari kumwe. Ibyo bigatuma Adeline ari umwe mu bakobwa bigirira icyizere cyane, kandi nawe agakunda kukigirirwa. Adeline kandi burya ngo akunda kwitabwaho cyane, guherekezwa ndetse no gukorana n'abandi, akishimira gusabana. Ni umuhanga, areba kure, ndetse burya ngo Adeline ni inshuti nziza. Burya ikintu ushobora kumenya kuri Adeline ni uko burya ngo Adeline nta byacitse igihe akuriwe. Umva rero nawe niba ufite Adeline mu izina cyangwa muri inshuti, icyo ngicyo ugomba kukimenya ko nta byacitse iba kuri we. Adeline burya ngo ni umunyembaraga. Adeline ni umukobwa ukorana imbaraga, kugira impaduko ndetse n'umurava, akaba umunyakuri n'umuntu wiyizera cyane. Ngo Adeline kandi ni uko iyo umugize icyo mupfa ashobora kukureba nabi ku buryo ushobora kugira ubwoba bwinshi kabone nubwo niyo ntacyo yaba akuvuze cyangwa se akubwiye. Ibyo ni bimwe mu biranga ba Adeline. Niba nawe hari izina wifuza ko twaza gusobanurira ubutaha, wabitwandikira muri comment tukazariheraho ubutaha. Mbibutsa gukora subscribe cyangwa se s'abonner mu rurimi rw'igifaransa kugira ngo mujye mukomeza kubana natwe mu biganiro bitaha bya Roy TV Rwanda.